ndemeza ko izi nzu nizo nziza dufite hano muri Kicukiro cyangwa no mu mujyi wa Kigali hose. Icyambere nuko izi nzu zubatse mu kibanza kinini cy'ubuso burenga 450. Ikindi ni inzu ziri ku muhanda wa kaburimbo muri quartier nziza ya hano Kicukiro Niboyi. Niboyi imwe mu makartier meza ya VIP dufite hano mu mujyi wa Kigali. Aha rero nje kukwereka inzu y'itaje ihendutse iri ku giciro cyiza. Nabikweretse kiri ku muhanda wa kaburimbo, jaride hanze nini, parking yo nibindi, noneho na design yayo nibindi. Muragenda ubibona ko inzu zisa neza. Nebyiri rero ndinjira muri iyi ngiyi yo hepfo ngende mbereka, ariko na amataje abiri mashyashya acyubaka ubu ngubu. Imwe irimo iragurishwa ku giciro cya $370,000. Nizo nziza, nizo nini kandi ziranahendutse. Parking yayo ishobora kujyamo imodoka zigera mu modoka 8 cyangwa 10, kuko ifite parking nini. Ku muntu ukeneye kugura inzu ahatura yisanzuye, iyi ngiyi ni yawe. $370,000 igiciro kiri fair. Bya bindi inzu zirahenze, iyo irahendutse n'ukuri. Ikagiraho n'umwanya wa jaride hano, ariko mbere yo kwinjira mu imbere ndabanza mbazumingire murebe design hano. $370,000 kuri etage urajya guhendwa kubera iki? Kandi hari inzu nk'iyi ngiyi ihendutse. Noneho ifite ibyumba 5, ikagiraho rooftop nini nziza, ikagiraho salon nziza, salle à manger, igikoni, amadesign meza. Ndakubwiye ngo ku muhanda wa kaburimbo wowe, reka mvuge nimero 0783300250. Nimba ukeneye kugura inzu nziza nk'iyi ngiyi ngo uzuture wisanzuye, we mpamagara nyikugezeho. Twakomeje, ntabwo njya mbatindira. Ni ukuvuga ngo ukinjira gutya ifite urugi hano rwa aluminium, ikagira n'urundi rw'icyuma hano. Ahangaha zose zirinjirira, rurarwinjirira kuri salo, urunguru ukinjirira kuri salle à manger. Reka ninjirire kuri urunguru, ariko mbanze nkwereke salo nziza hano, salo nini. Ku muntu nyine ukeneye kugura inzu yisanzuye, please mpamagara uze nkugeze kuri iyi nzu. Salo nziza noneho yubatse mu buryo bwiza. Nakubwiye ngo reba ibitaro. Buriya iyi nzu ifite salo izamuye nka gutya hejuru, bituma iba imeze neza cyane. Ndava hano kuri salo nini nziza mukunze cyane ndabizi, ariko nyine pe nziza. Nkomereze no kuri ya salle à manger nayo nyibereke. Salle à manger nyine nini nayo nziza yisanzuye. Ngenda nkwereka ikintu ku kintu kugira ngo nushima uze uhite ugura inzu nk'iyi ngiyi nziza yakungukira, inzu waturamo ukaba utuye neza. 0783300250. Uhamagara iyo nimero nyabuneka, iyi nzu ntigucike. Igikoni cyiza kirimo utubati twiza, nacyo gifite ibintu byinshi byiza warebaho, nyine kiragaragara neza pe. Nawe uri kubibona mu bice byose ko ari igikoni cyiza gisa neza kigaragara neza. Igikoni wakibonye, ariko ifiteho n'igikari, ikagiraho na stock mo imbere. Ubanza urebe gatoya kuri iyi stock, nayo stock nziza nini igaragara neza nkuko ubibona, urabona ko ari stock nziza. Aha niho dufite umwanya w'igikari kinini, pavomye hose. Muratwihanganira, iracyari nshya, agenda ubonamo utuntu dukeya, ariko uzaza gusura usange iri clean. Inyuma tuhafite igikoni cyo hanze, dufiteho toilette yo hanze, ikigega, byose biri very clean kandi birateguye neza. Twakomeje tugiye kureba ibyo bya byumba 5 biyigize, ariko bya byumba 5 ndimo ndavuga, hasi tuhafite icyumba kimwe, hejuru ibyumba 3, no hejuru kuri terrasse tuhakagira ikindi cyumba, nacyo turaza kukirebana. Iyi douche na toilette iri hano ni abantu bari kuri salo bashobora gukoresha babashyitsi bataha, niyo bakoresha. Ndagira ngo ngende nkwereka buri gice cyose. Iki ni icyumba cyo hasi, kimwe gikoreshwa n'umushyitsi cyangwa kigakoreshwa n'umuntu mwaba mufite muri famille ku myaka yo hejuru utabasha kujya ku ma escalier. Iyi nzu ifite ibyumba binini. Niba ukeneye gutura wisanzuye, ugatura ahantu heza mu nzu nziza yisanzuye yubatse mu kibanza cy'ubuso 450, ubwo reka tukore imibare urasanga ari nk'icyumba, ari nk'ikibanza n'igice. Bino bibanza bisanzwe urumva bituma inzu yisanzura. Harimo douche, gusa irakinze. Nuza gusura tuzayikwereka neza. Ama escalier meza azamuka hano hejuru agenda
akatugeza kuri floor ya mbere. Nayo ni ama esikariye meza yoroshye kuyazamukaho mu buryo bworoshye rwose, ku buryo ubona ni ibintu byoroshye. Hariya hari shambure imwe, hano hakaba izindi shambure ebyiri. Reka duhere kuri uru ruhande. Nashimye ko igiye ifite ibyumba binini, nawe uri kubibona. Ni inzu ifite ibyumba binini, parafo gypsum ahantu hose, amaterase meza, ni sawa cyane. Miliyoni 370, iyi niyo etaje wabonera ku giciro cyo hasi hano muri Kicukiro kandi nziza. Iki ni icyumba cya kabiri, ko hasi twabonye ikindi na dushe yacyo. Hano hakaba icyumba cya gatatu. Icyumba cyose gifiteho terase, parafo ya gypsum kandi kiragaragara neza. Wiwi, bino byumba bibiri urabibonye, ubonye ko ari sawa. Reka noneho winjize no muri chambre principale urebe kuntu ari nziza, ariko ugenda ureba amatara ari muri iyi nzu, ugenda ureba ibikoresho biri muri iyi nzu. Byose uri umuntu urenterese gukunda cyangwa kugura inzu wabikunda. Iki ni icyumba principale kinini gihagije, cyisanzuye, cyiza. Ndakubwiye ngo ni icyumba cyiza kabisa. Gifitemo hari garde-robe nziza, itara ryiza hejuru. Hano tukahagiramo hejuru terase nayo nziza, ku buryo ushobora gusohoka ukicaraho. Ndimo ndagutembereza iyi nzu y'itaje irimo iragurishwa nshyashya hano Kicukiro, Niboyi, ku muhanda wa kaburimbo, ariko muri quartier nziza. Iki ni icyumba principal cyiza, kirimo ibikoresho byiza, toilette zisa neza, water heater, shower nziza. Urabona ko ari sawa. Iki gice rero ubwo nacyo tukivuyeho, ntabwo mbatindira, ndagenda nihuta. Hari abantu mureba inzu ugasanga umuntu yarambiwe, ariko njye ngenda nihuta kugira ngo nunareba nujya gusoza, nyine ujye gusoza video utarambiwe. Ubwo nazamutse nageze hejuru kuri terase hejuru, aho ngiye gusanga rooftop, igikoni cyo hejuru n'icyumba. Kamere kuri iki cyumba ugikata gutya uhita uhasanga icyumba gifite dushe, ariko dushe iri hanze, kubera ko iyi dushe ni nayo abantu bari kuri terase bakoresha. Na terase nziza. Aho ndahavuye ngeze kuri iyi terase. Hano uba ufite view y'umujyi wose. Aha si i Remera, ni heza. Terase nini ifiteho n'igikoni kinini, ndakubwiye ngo ni sawa.